Ndagusuhuje kandi ngo ikaze uwo ukomeje gukurikira Ukwezi TV ukundi bigano tugezaho umunsi kundi yaba uri mu Rwanda se cyangwa hanze y'u Rwanda. Tugarutse mu kiganiro gusa nabonye nyine ndi kumwe na Theo ndagusuhuje. Tayire kananye gusuhuza kan gusuhuza n'abana badukurikiye bari hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Inkuru twakoze ku bya Prince Kid Texas abari Texas bambugishije benshi abari Texas rwose muri Amerika bagiye bampa ibitekerezo bagiye bamvugisha ndabasuhuje kandi nanabashimira kubera ko audience ni umuryango mugari wa Ukwezi TV muri abagaciro gakomeye kuri twebwe. Theo ni mugoroba cyangwa se ejo wavuze inkuru cyangwa se utangaza amakuru abantu benshi batavuzeho rumwe. Benshi bandika bavuga ati source turayikurahe abandi bati byagenze bite. Abantu benshi baranyandikiye bakambwira bati inkuru wayikuye ku kinyamakuru wayikuye hagana he ufite kopi y'urubanza abanyamakuru benshi barabimbwiye benshi bagiye hako dufite n'ikibazo gikomeye. Yego siko umuntu akubaza amakuru akaba ataramenya aho amakuru yakuye nta ni information yabifiteho akajya hagashishimura nta na kotinga aho yabikuye. Ko ni ikibazo iriya ni inkuru ya Ukwezi TV abatekereza ko dufite ahantu twayisomye kugira ikinyamakuru ntaho ni inkuru yacu kandi dufitiye sources zizewe. Hanyuma rero ni inkuru nabonye yakomeje no guca ku bitangazamakuru bitandukanye no bivuga mu buryo butandukanye ariko byatumye tuvuga ngo ubundi ibintu bya Miss Rwanda buriya Tayiga birimo ibintu byinshi kandi birimo ibintu bikomeye. Mukanya tugiye kuganira n'umuntu nawe mushobora kurikirana no kuri channel ye yitwa Inkuru TV n'umuntu witwa Joel Rutaganda. Iri zina narizi ubona ariberwa di Joel Rutaganda. Ibintu bya Miss Rwanda byatangira haza amezi saga byo gutabwa muri yombi kwa Prince Kid n'ibindi byakurikiyeho. Yego Rutaganda Joel yakunze kuvugwa cyane ku bijyanye n'uruhare rwe cyangwa se nuko yahunze n'ibindi. Nyamara ikintu cyo gutangaza iri zina nta hantu namwe turyumva mu rukiko. Yego kandi yari mu bantu rwose umva Joel Rutaganda arashinzwe gutangaza muri Miss Rwanda. Bivuga ngo umubaza amakuru ya Miss Rwanda ari mu bantu kuyabaza wabajije umuntu wa nyawe. Yego arashinzwe iki itangazamakuru mu irushanwa rya Miss Rwanda. Kose ko kiri irushanwa wabone so gira ngo hari byinshi tuza kuganira nitumara wenda kuganira abantu baraza kugira uko babyumva cyangwa se n'itekerezo baza kuduha mu kanya gato yereka murebe ku murongo wa telefone tuvugane hanyuma byinshi abantu bibaza nzi ko baza kubisobanukirwa ariko kandi n'ibyo badasobanukirwa tuzana tubigaruka mu biganiro byacu biri imbere. Joel Rutaganda uraho neza? Uraho neza Theo. Mbere yuko tuza kugira byinshi tuganira kubera ko tugiye kuvuga ku bintu bijyanye na Miss Rwanda reka mbanze mere kuri wowe nyirubwite kubera ko ibintu bigitangira twari tuzi Joel Rutaganda wari ushinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda. Abantu baravuga ngo Joel Rutaganda yarahunze, Joel Rutaganda ashobora gufungwa n'ibindi ariko ikintu cyantangaje ni uko mu rukiko kuva urubanza rutangiye haba mu ifunga n'ifungura haba mu mizi haba mu bujurire nta hantu hamwe nigeze numva Joel Rutaganda agarukwaho mu banugwanugwa. Byagenze gute kugira ngo izina Joel Rutaganda risakare mu itangazamakuru ariko nitugera mu rukiko twe kugira namwe turyumva? Urakoze cyane. Ntabwo buri hari ikintu Imana yaduhishe kureba umutima wundi niko twese tubizi. Urishobora kuba n'umuvandimwe wawe muvindimwe cyangwa se inshuti yawe ikaba inshuti yawe rimwe na rimwe ubwo ukabyishyiramo ko ishobora kuba ari magara ariko mu by'ukuri ari umwanzi kurusha undi muntu yenda ushobora kuba mwanahurira no ku ruhande. Ibyo bintu nk'uko bivuga nirinze kubisubiraho nirinda kubivuga. Iriya ni projet yabaye irarangira uko yarangiye byarofishe byaragaragaye wari umuyobozi wayo ko yari Miss Rwanda nka projet y'umuntu ngiye kugarukwaho cyane nagarukwaho noneho n'itangazamakuru ngagarukwaho na bamwe mu banyamakuru dukora umwuga umwe icyo gihe
ngiye nk'umuntu mukuru abenshi yenda nabarushaga imyaka mbarusha na experience mu mwuga byatewe nuko bo hari abifuzaga ko amazina yabo agira gute ashobora kuba yamenyekana cyane. Ikindi cya kabiri biterwa n'amashyari ya bamwe ko batifuzaga ko Joel ni gute ashobora kuba ari no position, ni gute Joel yaba ari muri no company ashinzwe itangazamakuru, company imwe ebyiri eshatu enye zikomeye mu gihugu zikora ama event ya mbere mu gihugu kuki Rutaganda Joel. So ibyo ngibyo rero nk'umuntu mukuru naricaraga nkabitekerezaho nkabona nta yindi mpamvu yindi kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo Joel yabaye atake gute mu batangabuhamya mu rukiko mu bintu byose byabaye n'ahantu izina ryagaragaye ariko rikaba rinini cyane hanze mu banyamakuru YouTube. Theo n'uyu munsi ndacyabikurura bitekereza ntabwo ntibijya biza ariko nagize Imana nsa nk'ubishyize ku ruhande ahubwo focusinga ku bindi bitafitiye umwanya ndabyiyorera. Ariko Joey kugira ngo wenda utaza kumera nkaho tuzinzitiranye cyane tukayoberwa ibyo dukoze none hari igihe cyavuzwe ko wahunze kandi icyo gihe koko ntabwo wari mu gihugu. Yego bakavuga ati Joel Rutaganda yabonye ibintu bikaze nk'umuntu ushinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda nawe yabigizemo uruhare yaritorokeye yagiye hanze. Icyo gihe koko nanjye na nimero yawe narihamagaye numva nticamo. none se Theo najya kuba munga iki cyangwa Rutaganda Joel yahunze iki? Nta hantu na hamwe ubugenzacyaha bwize bugaragaza ko bukeneye iryo zina. Nanjye nicyo cyanyobeye. Nahungaga nde? Nicyo cyanyobeye nanjye kugeza ubu. Ibyo ngibyo rero ibyo nibyo ngubwiye amwe mu mashyari y'abantu mu bashakaga kubaka. Ubu ngubu YouTube zose zavuze iriya saga uyu munsi zirakomeye barinjiza amafaranga. Hari n'abazaga bati kuki utigeze uhaguruka ngo ujye kubarega nawe. Yego ariko icyo gihe nari nzi aho baturuka, nari nzi ko baje abenshi n'igihe bafashaga kwinjira mu event, abenshi n'igihe bakonektaga kuri event runaka, abenshi nagize uruhare kugira ngo mbafashe sibyo. Ariko kiriya gihe ntabwo najyaga ubuse najya guhagarara ngo njye kuburana kanaka, ntabwo ngiyewe nabitekereje kubikora, ntabwo najya kugenda ngo njye kurega hanyuma ngo hagire umuntu uza kutuzamo hagati ngo mwiyunge. Njye nta kwiyunga nshobora kuba nagira umutima wanjye sibyo. Byasaba yuko hari ibyo tugomba gukora dukurikiza itegeko. Ibyo itegeko ryagena bitewe n'ibyo nasaba, bitewe n'ibyo nakwifuza, bitewe n'ibyinshi. N'uyu munsi Theo ntago urashaka kunzimuza ntago ibyo byaha biri online ntago ushobora gusaza. Hari ayo malink ndayafite, hari ibintu byose ndabifite. Igihe icyo ari cyo cyose umwanya wari wo wose yenda byagaruka yenda byazuka. Reka ngo ikibazo kimwe umuntu wese ashobora kwibaza. Nk'umuntu wari ushinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda birashoboka yuko amakuru yagiye avuga waba warareba ukavuga uti aya makuru muyazi igice cyangwa se muyazi uko atari. Nta makuru agenda kubona uko abantu bayavuga y'ibyabere muri Miss Rwanda wenda ukavuga uti ibintu abantu barimo baravuga barimo barivugira ariko mu by'ukuri hari ukuri mutazi cyangwa se mukuzi igice. Ahubwo se bavugaga iki bari bazi iki? Nibyo nakubwiye barivugiraga kugira ngo zo YouTube zimenyekane, ayo mazina yabo amenyekane. Abenshi nabo bose bafite amafaranga menshi, bamwe barashatse abandi baguze amamodoka kubera kuvuga igihuha, kubera kuvuga ibintu bidahari, kubera gushaka kugaragaza yuko bafite imbaraga muri ibi ngibi cyangwa bazi kuvuga cyane cyangwa se ariko mu by'ukuri nta na kimwe bavugaga bahagazeho cyangwa se bazi. Reka mbanze nkubaze ikintu kimwe mbere yuko tuza kugera aho uyu munsi bimeze kuri Prince Kid. Kumva ko Prince Kid akurikiranywe, kumva ko anugwanugwa, kumva ko akorwaho iperereza, igihe twamenye nicyo gihe wabimenye, wowe wabimenye ryari, wabimenye gute? Ntabwo ari cyo gihe njye nabimenye kuko nabimenye mbere. Atarafungwa nabimenye mbere tukiri no muri bootcamp. Oya uri kwiseka ariko uratugomba amakuru. Ubimenya nyine muri bootcamp wamenye iki wenda uratubwira muri makeya? Theo nkuko urimo kubivuga ko nanshinzwe itangazamakuru.
kandi ntabwo hari abantu rimwe na rimwe mbona bakora inkuru cyangwa se bakavuga ibintu ku nzego z'umutekano cyangwa se zimwe mu nzego zigomba kurikirana amakuru ku kintu runaka, abantu bakazivuga bazikorakora uko bashaka, ariko ndashaka kugira ngo umenye yuko uyu munsi igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'abanyarwanda, igihugu abanyarwanda benshi mu mitima yabo bakunze, nta kindi bagikundiye imiyoborere, bagikundiye umutekano, sibyo? Yego. So igihe cyose rero ngewe nimba uvuga ko nishinzwe itangazamakuru, yego koko, ntabwo bivuze gushinga itangazamakuru ntibivuze ko ugomba no kuvugana byose ibiri imbere mu ntuza muri kampani. Yego. Rimwe na rimwe hari n'ubwo nabaga ntari muri position ko hari ikintu navuga kubera nari mfite umuyobozi wanjye, kandi ntabwo bivuze neza yuko yenda mbabarire turabona bakuru, ntibivuze neza yuko nimba urugero rwa hafi umuntu wese ashobora kumva, sibyo? Muri 90 urugamba rwo kubohora igihugu rutangira, hari zimwe mu ngabo zari muri leta zagiye ziyomeka kuri RPS, sibyo? Barazakira zinabafasha kugira gute kurwana mu bice bitandukanye no kubohora igihugu, sibyo? Yego. Kuki RPS ngo yayimaze gufata uwo mwanzuro yo ubwayo ihagurutse igiye kubohora igihugu kibatakomeje bonyine, none ngo bavuge bati abo bose barimo kuza reka tubafate kubeko nabo nabanzi bacu. Hari abo byarebaga, abo byarebaga abumvaga badashobora kwiyomeka kuri yo, abumvaga bishinja nibo bagiye mu mashyamba n'uyu munsi. Yego. Bagikurikira mu myaka 40 ingahe ishize. So ndabihuza gute rero? Ndabihuza na Rwanda Special Backup ya Prince Kid. Prince Kid we yakurikiranywe icyaha bitewe n'iki n'amakuru bari bamufiteho. Yego. Joel ko yarashinzwe itangazamakuru muri Rwanda Special Backup naho bihuriye nuko nawe yagomba kugira gute, yagombaga kuba ari mu gatebo ko na Prince Kid. Kandi Joel nta cyari cyo, nta nubwo ari hejuru, nta cyari cyo ku itegeko cyangwa se mu Rwanda. Yego. Ku buryo bavuga batereka dukurikirane Prince Kid hanyuma Joel tumwihorere. Niwe byagombaga, niwe byarebaga, kandi koko ntago amategeko yahushije. Yaraburanye baramushinja aratsindwa. Yego. Ubwo sho wahera yuvuga ngo Joel na hano na hamwe bagomba kuba mentioninga Joel muri ibyo bintu. Dusubiye inyuma gato, wenda ntabwo ndi bukubaze bamugana amakuru yose y'ibyabereye mu kigo wakoragamo, ariko wabimenyeye Prince Kid ari gukurikiranwa, wabimenye wenda ari gukorwaho iperereza, wenda tubwira muri make wenda tutakwinjije cyane mu kazi, ariko wabimenye mu buhe buryo? Nabimenye arimo gukurikiranwa n'ubundi. Ariko atarafungwa. No kubimenya ntabwo nigize mubera umuntu mubi, nawe arabizi, n'abandi twabanaga barabizi. Naramubwiye nk'umuntu abishinzwe itangazamakuru, yego naramwegenda ngo sasa sinzi ikibazo gihari ariko bimeze gutya na gutya na gutya. Urumva nakoze amakosa kuri iyo side yuko nayo maze no kumenya nayo makuru, ahubwo none nkajya kubwira umuntu nzi ko dukorana cyangwa se umuyobozi wabaye nk'uburira nk'uha amakuru umuntu mukorana, kandi ubwo wenda inzego zishobora kwifata nko kwivanga cyangwa se kwica iperereza. Exactement. Kwivanga, kwica iperereza ni byinshi. Ndavuga rero sinzi ikibazo gihari, niba gihari gerageza ubikiriyaringe, ariko bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Ku ruhande rumwe mba nkoza amakosa, ariko nshaka kugira gute ndimo kuvuga n'umuntu. Yego. Uwe iki cyabaye akimara kubimenya, akimara kubyumva, we ahubwo yahise acaho aragenda ajya kuvuga ati ngewe Joel yambwiye ibi ngibi kubera iki. Ajya nko kwiripotinga ubwo yagiye yego. Kuki mutambajije, kuki mubaza Joel? Joel ari umukozi wanjye. Joel ni iki bundi? Kuki atari ngiye mwabajije? Ibyo bintu byakuguye amahoro Joel? Urumva? None se ngiye nari honete, nta cyane nari mfite, nta kosa nari mfite. Ariko nanone ikintu cyo kuza ukabazwa warangiza ukajya kwitubwira uwabajijwe, ariko niba batari bakubuye ngiye nabikoze nawigeze ambwira ati ntugire ikintu uvuga. Urumva? Ngiye nanjye kujya kubimubwira, ntabwo nabimubwiye public ngo mbivuge happy big, ahubwo nabishyize ku ruhande. Ndabyibuka byari nijoro.
ngiye musanga mu cyumba cye ndakibuka na rumu yararagamo ndayibuka hariya iriya Nyamata muri Golden Trip ni ukuvuga ngo icyo gihe byatangiye muri bootcamp. Yego ndamubwira bimeze gutya na gutya, gerageza nimba ari ikibazo gihari byirengagize. ahubwo we icyamushotse ni iskora social media bavuga ngo iki n'ibiki muri Miss Rwanda harimo Joel, mbese we agenda muri uwo mujyo yirengagiza ko turi abantu kandi dushobora kuba twabaganira. Mwe yirengagiza no kuba n'ibyo byose yakurikiranwagaho. Urumva sinzi uburyo yajya kubikoresha. Ngiye nabivuze nk'umuntu w'ishiti yanjye warangije ahita aca bajya kujya gute ati kuki mujya kubwira umukozi wanjye mutambwiye. Tureba image yanjye uburyo yari imeze, sibyo? Yego. Icyabayeho nuko ibyakurikiyeho byose nafunze umuntu wanjye ndicecekera. Nirinda kuvuga kuko ntibyandebaga. Yego. Ndabyihorera amakuru agenda uko yagenze. Reka dusa n'abasimbuka, urubanza rwarabaye byagiyemo abantu benshi babizi sinza kubitindaho, ariko kugeza ubu Prince Kid nyuma yuko agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza gufatirwa Texas, we n'umugore we Iradukunda Elsa, kugeza ubu abakora hari nuko baburanye ndetse urukiko Texas rwavuze ko bagomba gutaha, bagomba kubadipotinga, ariko mu byo yagiye avuze yuko yahunze kubera impamvu za politike n'ibindi. Ibiri kuba biri kugutungura cyangwa hari icyo wari witeze? Icyantunguye ni kimwe, ni mu byo hari amakuru umuntu aba afite ku muntu ariko biba atari ngombwa, sibyo? Ntabwo Prince Kid ubuzima yari arimo, amafaranga yari afite, imibereho yari arimo, imyaka ye, mu buryo bwari bwo bwose turabizi iyo uri muri buhungiro ugerageza kugaragaza isura mbi yaho uvuye. Yego. Ariko ahantu n'igitumye ndashobora kuba twavuga kuri ibi bintu, hari abantu benshi bagerageje bashaka kugira ngo tuvugane tuganire aho babyirengagiza. Gusa inkuru nabonye ivuga yuko ashobora kuba yahuza ibyaha bye akabihuza na politike, agatangira kwensiramo n'abantu barwanya igihugu. Uwo ntabwo ari Prince Kid, kuko n'umwana wahawe amahirwe kimwe n'abandi nka rwiyemezamirimo mutoya, wari ufite amafaranga menshi, yarize, yahawe ibyo abana bose abanyarwanda bahabwa. Yego. So kuba rero yaragize ikibazo mu mushinga we kandi bikagaragara koko ibyo yarakurikiranweho byaramuhamye bitari igihuha, we yajya kwidekara mu bundi buryo, kuko havuzwe byinshi, yajya kwidekara mu bundi buryo ariko atagiye gupresenta igihugu, atagiye gushyira igihugu cye, atagiye kugishyira isura mbi. None agiye guhagararwa n'abantu barwanya leta. Aho icyo kintu cyanunguye gusa, ariko buriya nanone haba hari background iri inyuma y'umuntu abantu baba batazi. Niko bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo barikisha isuka. Ubu nimba ashobora nawe kujya muri position yo kurwanya igihugu, yo kuvuga nawe ubuyobozi, yo kudeklara yuko mbese yaramutse agiye mu gihugu yaba ikunye cyangwa se yatanabaho. Teo aho iki kintu cyanunguye rero uwo ngubwo no kumenya. Ariko se cyagutungura cyagira, hari abantu bashaka kwibaza bati Joel natubwire nk'umuntu muri Miss Rwanda, ari n'ahantu bamwe bigeze kubivugaho nubwo utakunze kuvuga cyane ko ibi bintu, ariko hari aho bigeze kuvuga uti Miss Mutesi Jolly yarakoze. Yumvikana ko ushaka kuba ari nk'akantu ushaka kuvuga. Kuvuga kuriya nuko Jolly yashyizwe mu majwi cyane mu itangazamakuru no muri izo manza, rimwe na rimwe bakamumentioninga muri tiko nta zina bavuze, hari amakode, ariko ni ryatangazamakuru ryacu, niba abanyamakuru bacu n'ubundi bavuye bakaza bafite ayo maji, buri wese afite Gmail, nibaza ko yaccessinga YouTube. Yego. Akaza gahurutura ikintu akagikubidariya kugira ngo abanze n'iyo societe abanze ijijishe. So nagende muri uwo mujyo kugira ngo Jolly yagaragaye cyane, kuba yaragaragaje nimba koko ari byo ntabwo ndi siri,
nimba yarabigaragaje nyuma leta ikaza gusanga ari byo, amategeko akaza gusanga ari byo, wakekagwaho agahamwa, ni gute tutashima uwo muntu, nubwo buryo ngiye nabivuzemo ntago ariko we mu rubanza ngo yavuze yuko yaba ngo yarakoreshejwe, ngo hari izindi mpamvu, hari ibindi ngo yarakurikiranywe, ngo arabashakaga umushinga we n'ibindi. Undi bivuga se Prince Kid yavuze ko ngo umushinga we bawushakaga, hanyuma ngo yanze kuwutanga ngo bamugerekaho ibyaha. Ibyo ni ibintu yatangiye kuvuga kera, ntabwo yatangiye kuvuga muri 2022 gusa. Ni yatangiye kuvuga mbere ko akurikiranwa se cyane kwa kundi uri itangazamakuru ni ikintu abantu badakwiye kujya bapfa kwisukira, cyane cyane nk'abanyarwanda uyu munsi. Itangazamakuru dufite bakwiye kujya bemera ibyo ntabwo mvuga itangazamakuru muri rusange, ndavuga aba YouTube nyinshi, sibyo, bloggers benshi abanyarwanda, kandi ugiye kubireba urasanga bakeneye ibintu biri negative kurusha biri positive. Nicyo kibazo uyu munsi societe dufite yacu nk'abanyarwanda, sibyo. Nigize kubivugaho biranoroshye cyane, nimba mbere ya 90 bikaza kugera muri 94 habaho jenoside yakorewe abatutsi, twari dufite ibitangazamakuru bikeya bingana kuriya, ariko bigashishikariza abantu urwango, kwangana n'abantu, kwango kanaka mutaziranye, mutavuganye, mutajya muvuga, mbese ureba hariya wowe ukamwanga umutima wawe, sibyo. Ibazo uyu munsi haramutse hari abantu bafite imbaraga runaka bashobora bakwe-influence iki YouTube dufite mu gihugu. Yego, imagine ukuntu byagenda, sibyo. Igihugu cyasenyuka mu gihe gitoya gishoboka, nubwo kitasenyuka mu buryo bw'imbaraga biri physique, ariko no kuba wabakwangiza iryo sura yonyine kugira ngo leta yongera igarura isura nziza, nanone byasaba izindi imbaraga. Rero abanyarwanda dukwiye gushishoza, dukwiye kuyungurura, dukwiye icyo tubonye cyose ntitukimire uko tukibonye. Umuntu baza kuri analyse, ubanze umenye ukuri urakubwirwa n'iki, ukuri urakubwirwa. Dufite amategeko atandukanye. Niba ngo Joel ngo yagiye, Joel yaho, Joel la tegereza, hari ama Interpol, hari passport yanjye, visa ni nyinshi, umunsi kumutegereza bize kugaragara ko Joel yafashwe kubera ko ari mu rubanza rwa Prince Kid. Yego, Zibuni yerekana Joel ko yafashwe kubera urubanza runuru bari huhera uvuga uti uziko bya bintu bishoboka. Yego, information, amakuru ni muyakure mu nzego, mwiyakura ku mihanda wa mugani w'abahungu, sibyo. Mwiyakure imihanda yanyereye, ngo ari nawe tukavugana ngo umusa rwose ngo ihangane ngo nakuvuze ngo nubizi se ngo nagatwiko, wowe uratwika izina ryanjye, utwikira kuri njyewe. Ufite bene wanyu, ufite papa cyangwa ufite abantu watwikira, apana kuri Joel. Nkamureba ngo mbuze icyo nkora, nkaceceka, kubera yuko ntago uriya, iyo dukurikije amarangamutima yacu kenshi, uramutse ukurikije umutima ukubwira, hari ubwo utabaho, hari ugutamara amasaha 28. Reka tugaruke inyuma gato. waruvuze ko mbere ya 2022 n'ubundi ibyo bintu byaba byaravuzwe by'abashaka gutwara umushinga we cyane. Byavugwaga na Prince Kid ubwe se. Yego, ari igihe Miss Rwanda bigize kwishyira ku isoko seziri mu gihugu. Yego, seziri mu gihugu, urabyibuka? Yego, bigize kuvugwa cyane ngira ngo ni larke ngira ngo. Yego, ni larke barongera barapiganwa. Hari company imwe yari yatsinze, yagombaga guhita ifata uriya mushinga. Yatsinze Rwanda Special Backup. Hanyuma kidaragerageza nk'umuntu wese ufite projet kandi nziza, abantu bakurikiranaga. Uzi ko iriya projet iyo hamwe n'umushyikirano izo event twari dufite mu gihugu zikurikiranwa cyane umunsi wa final. Yego, yari projet nini. So aho niho byatangiye, none gusa nkaho ameshoninga amazina amwe namwe mu bantu bakomeye, ngo ndabizi biri inyuma ya kane biri inyuma. So iyo company yaje ibitsindiye, ibona bishobora kwenda bisa harimo izindi strategies zitandukanye na realite bo bari bazi. Urumva bumvaga baramutse batsinze bari buze kwiraniga gakora, ariko baza kumenya amakuru avuga ati bino bintu tubigiyemo
kumenya hari igihe Kid yatangiraga iriya projet nta muterankunga n'umwe uramuhereza amafaranga yego yakoresheje amafaranga ye abaje mu gukompeta rero bumvaga yenda ngira ngo niba bamara gutsinda bahita babona sponsorship yego biranga babona ko bibasaba gukora ku mufuka wabo nibwo bagize gute bibaye ngombwa yuko baganira arongera sinshaka kumenya uburyo yisubiranye arongera asubirana iyo projet so ahora niho yatangiye kumesha ofete isoko ntabwo yari yaritsindiye ariko abaritsindiye biza kugenda ukuntu ntabwo sinzi uko byaje kurangira sinashaka no kukurikirana no kuvugaho biza kurangira ari wisubiranye tukiri aho rero umuntu yakwibaza abo bari baje ko byo byaciye mu isoko ryapiganiwe niho yahera wenda ashinja abantu se ntabwo namenya umutima we impamvu yatangiye avuga atyo ngenda kubwira impamvu ndimo kwemera kugira ngo mvuge bino bintu nuko nabonye ko umuntu ni mugari atakabaye ajya muri position yo kuba yashinja igihugu cye cyaragerageje kumuhereza amaboko sibyo ariko we kugira ngo habeho kugira ngo ahunge akashaka kucyerekana nk'aho atari igihugu nyabagendwa cyangwa se ari igihugu gitoteza nkubwije ukuri njye byanunguye si uko nkunze igihugu kuruta abandi ndabizi abashobora kumva Joel abashobora kumva ibyo mvuga nk'ukuri ni bake abenshi nabone bari kuri side yindi kandi ibyo ntago bindeba urumva niyo mpamvu nemeye kuba navuga no kuri ibi bintu Theo narabyirinze ni benshi ibinyamakuru bikomeye byagerageje international yagize kunyaprosha cyane ko twumva ibi nibi watubwiye nanjye bashaka kunshyira muri uwo mujyo n'ibikindi yego nta hantu hamwe nigize mvuga urumva so ibyo kuvuga rero ko yari afite impungenge yazigize kera avuga ati ibi ngibi ndabizi ko ntazabitindana ibi nibi none itangazamakuru ritangiye kumugonganisha na Jolly buriya n'itangazamakuru rega ryabiteye we na Jolly ngo bagafata utu video bakaduhuza bakaduhuza ngo yamusubije gutya kandi uzi ko Jolly hari amagambo akoresha n'umuntu wundi uvuga amagambo rimwe na rimwe akomeye kugira ngo yumve ariko noneho igenda izura ibintu bigonganisha sorry gato yasubira inyuma ni nkuko wowe urabizi tumaze igihe kinini muri ibi bintu ni nka beef ya The Ben na Meddy media niyo yayibyimbya uziko hari aho byageze none batangira gushwana bashaka gushwana biri seri bashaka kwangana biri seriye kandi ari inshuti ari abajama umwe yarasangiraga n'undi cyabonye umwe yambara umwenda agahereza mbese bari abavandimwe ariko media ishaka kurema urwango hagati yabo n'abafana abafana batangira guhangana batazi icyo barwanirira umwe avuga ngo ni team Ben team Meddy ntibabirwanye neza ngo bikore muri show cyangwa entertainment bamwe bakabigira beef bakarakaranya biri seri aho rero uribuka neza wowe twarwanye urugamba rukomeye cyane kugira ngo izo media izo nzangano uwo muziki wacu ibintu byinshi bigeraho bigeze uyu munsi rero byaje kuza muri Miss Rwanda uho bita bikunda kwanganisha Jolly na Prince Kid ariko se ukiri aho mu by'ukuri Jolly uko wabibonaga mu mboni zawe yashakaga umushinga wa Miss Rwanda nta mushinga n'umwe mu biganiro nabwiranaga Jolly mperuka kuvugana nawe 2022 kugira ngo byumve neza n'uwo mubano abantu bavugaga n'ibiki mperuka kuvugana nawe 2022 bari imyaka iciyeho urumva yego mu biganiro nshobora kuba naragiranye nawe mu byonzi mu mishinga ye mu biki byose ntabwo yigize agira umushinga wa Miss Rwanda mu bitekerezo byiwe habe na gato kuko ndabyibuka 2016 agitorwa hari ukuntu abamisi twahitaga tujya iwabo na media yose kwako ndabyeyi bagiye kwakira wowe uranabizi kwanza urumva hari ukuntu umwana yabaga nanjye rwose kwa Jolly nagiyeyo ngira ngo uribuka yuko afande James afande ibingira yavuze ijambo yego
aho ngaho twese twavuye nk'abanyamakuru tuvuga tuti za nkuru twakoraga mbi twakora tukaga Jolly hazagira wongera kwibeshya. Urabyibuka neza sibyo? Bitewe na speech abandi bingira yavuze ku mwana n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. So ntabwo mu mutwe we ntabwo mbizi atekereza kuvuga ngo twatware Miss Rwanda. Hanyuma rero wenda hari byinshi kuko hari ibintu byinshi numva nakubaza Joel ngira ngo wenda washaka kubikubaza byose ntabwo byarangira mu kiganiro kimwe wenda ubutaha tuzongera bishakira kandi kanya ariko gushaka ubuhungiro ubwabyo niyo byaba byaratumye yagera hafata kuko umwe mu bamutangiye ubuhamya witwa Charles Kambanda yagaragazaga yuko ariko leta y'u Rwanda ikora ni umuntu urwanya ubutegetsi mu buryo bweruye akavuga ati nanjye ndi urugero rw'ibyabaye ariko biza kurangira urukiko rwa Texas rurebye rusanga ibyo yavuze statement ye na statement ya Miss Iradukunda Elsa umugore we harimo kunyuranya hanyuma baravuga bati mugomba kujyanwa iwanyu ariko habaye iminsi yo kujurira ibyo bintu urabivuga biki ngewe nkuko nabikubwiye kare ni ibintu byanunguye buriya yakaba yarakoresheje izindi mvugo yarafite izindi proof zindi yakaba yerekana avuga ati yakerekana ko adatekanye sibyo yego mu buryo bundi atari mu buryo bwo kwerekana yuko mbese ajye kumentioninga avuga ati amazina ya naya yarahunze nanjye yemeze nkayo nanjye natorotse kubera politike kubera ntabwo Prince Kid yakemeye kujya kuri side y'abantu barwanya leta ntabwo Prince Kid yakatinyutse kuvuga igihugu cye nabi kubera yuko cyamuhaye amahirwe menshi ku myaka ye ibyo kuvuga ngo imyaka yaramaze gutegura Miss Rwanda ntabwo leta itayibonaga yuko hari inyunga yibonamo iyo babyifuza iyo babishaka ntabwo aba yarayikoze imyaka 2 3 4 5 yego ariko nuko hari imishinga yindi nanone minini cyane ihari ariko ntabwo leta niyo mpamvu batubwira batanga amahirwe ku rubyiruko nk'amafaranga yabonaga nko kuri Miss Rwanda imwe urumva akinjira hari igihe umuntu bayamuhaye wayarya imyaka 10 wicaye utajya no mu kazi ariko yose urambwira ngo amafaranga yabikaga iwe yabaga ari mu mabanki nose mu mabanki nagereti accessing none se yigize asanga byibuze kuri konte yavuye miliyoni 100 cyangwa 200 ngo ajye kubura navuga ati bano bantu barimo kunyiyenzaho bano bantu yenda barimo barashakisha kuba yatinyutse akaba yajya kuri side y'abantu barwanya leta aho ngaho Prince Kid umva Theo hari ibintu byinshi umuntu abaza ariko atarimo kugira ngo abivuge yego ariko none iyo bigaragaye yuko umuntu ashobora kuba yakwangiza igihugu cye biba ngombwa ko nawe hari ibyo uvuga hari abari kuvuga muri commentaire bati ni wa wundi uhira mu nzu upfunda imitwe habonetse hose kugira ngo arebe ko kuko ati gushaka ubuhungiro usanga abantu benshi bari mu mahanga bavuga ibintu bituma nyine haboneka ikintu cyatuma batabasubiza mu bihugu byabo bavuga bati buriya nawe yabikoze ari kugira ngo yirwaneho ibyo nibyo nkubwira mu buryo bwose ajya gukora dufite hari abantu benshi dufite inshuti nyinshi muri Amerika dufite abantu benshi bagenda bagiye kuvizita bagashaka ubuhungiro ariko hari dosiye ahantu mubwirira batandukanye Prince Kid amahirwe yahawe sibyo platform yahawe urukundo yeretswe uzi ko uretse Perezida wa Repubulika wenyine sibyo niwe muntu ushobora kuba ataraje muri event ya Miss Rwanda yaba muri event yaba mu bootcamp n'ibiki ariko nta wundi muyobozi wundi numwe yagerezaga kuba yakweza invitation avuga ati yenda uze kuzaganiriza abana uze kubahereza uburere mbonera igihugu uze kubigisha amateka ya naya ngo abyange nta mu baministre bose abadepite leta hafi yose nta muntu utaraza gutera inkunga uriya mwana w'umuhungu sibyo
rero kongera ugahindukira abo bose ntabwo barabibonaga abo bose bari bazi nta muyobozi wa leta ushobora kujya mu bintu abona bya fake biri aho ngaho babaga babizi neza iyo project ukuntu imeze babaga bazi akamaro kayo bakaza gutanga umusanzu bakaza kumuhereza iyo push sibyo yego ubu se babimenye 2020 na kangahe iyo baba bikeneye baba barabitwaye kera ariko kugira ngo we atinyuka ajye muri iyo position Imana yonyine imworohereze nta kintu akubwira Theo. Hari ikibazo kimwe wenda nasoza nkubaza nawe wenda ukadufasha kugira iki kivugaho. Haravuga bati niba hari abashaka projet ye ko yafunzwe projet ikaba itarakomeje. Si icyo kibazo nyine wowe ntabwo wakibaza se. Niba yarafunzwe kubera ko amaze adakora sibyo? Yego. Reka tujye tubyanarize dukore nk'abantu bakuru. Ubu ndabizi hari ikintu kimwe mbere ko ngusubiza Theo. Inzego zacu nanone zijyanye n'itangazamakuru zikwiye gukora yaba RGB yaba RMC yaba Rwanda Media High Council ibintu ngibyo sibyo? Ubu buri rwego rwari rwose bakwi uzi yuko uyu munsi content imwe y'umuntu ikiganiro kimwe cy'umuntu kuri YouTube runaka cyangwa kuri radio cyangwa kiba breaking news ku bitangazamakuru igihumbi. Yego. Nta content niba clear ni content creation ni ikibazo. Noneho uretse haramutse hari amazina y'abantu adahari hari abatakora ibiganiro. Oya rega uri kubivuga wenda nuko ibino bitaraza twakoze itangazamakuru cyera urabizi Joel uburyo twaga dushaka inkuru. Ubu hari abantu benshi babanebwe urumva? Hari abantu benshi babanebwe ku buryo ubwo bunebwe nibwo butuma bavuga ubusa, ubwo bunebwe nibwo butuma bangisha abantu abandi, ubwo bunebwe nibwo butuma isaha n'isaba bashobora guhindura igihugu nabi. Kwirirwa ubunebwe bwabo niyo mpamvu mubwira ngo izo nzego zose zireba itangazamakuru bakwiye guhwitura bakwiye kwigisha sibyo uburyo inkuru zishaka uburyo bashobora gucreate uburyo content uburyo kandi byigisha abantu nose nimba hera kwambere ukagera ku cyumweru uvuga izina ry'umuntu uwo muntu arafasha iki leta arafasha iki abagugura iki arafasha iki abaturage urimo kubigisha iki urimo kubafasha iki so ubu ndabizi neza iki kiganiro dukoranye ugiye kugisanga Joel nagiye kuba topic Joel areta ba topic none se nta kindi kintu bafite bavuga nta yandi makuru bafite ahari ariko Joel nawe yavuga kuri Prince Kid kandi yavuga ngo ibintu byabaye biri muri cadre officiel kuki batavuga ibyo nabo mu bundi buryo bakavuga Joel none se ibyo ngibyo nimba afite makuru niba yavuga nimba yafite neza niba atafite bazi ko Joel we yafite niba we abe mutemoye abe umuntu wihagaze ngo tuvuganye nge nawe muragwita iyo magaze 100%. Yego urumva Joel ngira ngo wenda ikintu nza kugusaba nuko mu kiganiro gitatwa azavuga hari ibintu bimwe bivugwa byaje bivugwa muri Miss Rwanda kandi bifitanye isano n'ibi byose nk'ikintu bita imishinga y'abakobwa muri Miss Rwanda. Hari natwe agatubana tukabana ngo umwe avuze umushinga ujya kumera nk'uwundi harabyo baka imishinga yaba hari ibyo batwerekaga ku mashusho ariko hari ibindi biri muri background kandi ibyo byose bishobora nabyo kugira uruhare wenda mu gutuma abantu bamenya ngo ese ubundi Miss Rwanda ese byarashoboka ko umukobwa uzatwara ikamba yabagazwi koko ibyo ndashaka ko tuzabivuga kuko ni ibintu byavuzwe kandi biba byiza ko ibintu bishyirwaho umucyo abantu bakabyumva. Yego so numva rero nagushimira hanyuma nagusaba ko n'ubutaha wenda wazadufasha kugira ngo ibindi abantu bumva birimo urujijo nabyo abantu bazarushaho kubisobanukirwa. Shate ubu ikintu nzi cyose kuri Miss Rwanda uyu munsi kuba Prince Kid idashobora gutinyuka akajya kuri side yo kurwanya igihugu cye yo kugaragaza igihugu cye nabi nzi byinshi cyamufashije nzi amahirwe yagize bamwe babuze nzi sibyo ndi muri position yo kuvuga ikintu cyose kijyanye na Miss Rwanda. Urakoze cyane. Hanyuma rero abakurikiye kwese bibabwire ko iki kiganiro ushaka kugikurikirana kuri YouTube channel ya Inkuru TV
kandi turashyira na link hasi ku buryo umuntu ashobora kujya akakurikirana ibindi biganiro n'ibindi tuzagenda tugarukaho abantu bazagenda babikurikirana. Wakoze cyane. Wakoze cyane Theo.